wenda tubwire nk'ahandi umuhanda ujya kwa Pereizda kwanza ari wewe duheraho. Dore nguyu umuhanda ujya kwa Pereizda nguyu urakomeje, n'uyu mwamanutsemo muturutse hano mutundi tugari. Uyu mwajemo wose uca ku mashuri ni umuhanda wabazanye. Mugeza ku kigo cy'amashuri nyine urabona mwinjiye ku ikarita yacu. Ubona ikihe kigo cy'amashuri? GS kitazigurwa. The ZOOM TV24. Uri muntu kibizi biki? Ubusanzwe niza amashuri abanza ngewe. Ubwo biba ngombwa nyine ku bushobozi bubura u Rwanda nyine rugira ibibazo abituma amashuri ntayakomeza. Ariko nyine ubwo n'ubwenge umuntu abafite mu mutwe butuma akora ibingibi. Washushanyije Ikarita. Igitekerezo cyavuye ubundi Ikarita hari naho uvuze ko igera kwa Pereizda niba nibeshye. Dufite mu muhanda ukomeza ukagerayo twadikanije nawe. Turanya hano no kwa Pereizda. Nga dusobanure rero wenda iyi Karita ujya kwishushanya igitekerezo cyavuye. Igitekerezo ahantu cyavuye tumaze gushinga club. Twaje kwibaza hanjye nka presidente n'ingi yiyoboye izo ngo zose ziba ziri ku mutwanjye n'ingi uziyoboye. Naje kwibaza ndavuga nti umuntu aramutse ashushanyije Ikarita y'umudugudu we ukamenya wa mudugudu wawe ukuteye n'ingo zirimo n'uburyo zimeze byajya bituma ukurikirana urugo umunsi ku wundi. Kandi noneho wajya gukurikirana urugo ku munsi ku wundi niyo urebye kuri ya Karita umenya igice utagezemo. Ariko ifite Ikarita uhita uvuga uti iki gice nicyo kwibandwaho kubera ibibazo nahabonye. Iyi Karita rero biza bityo binzamo gutyo biba ngombwa ko dushushanya Ikarita y'umudugudu. Ikarita ndayishushanya nyishushanya uko nayiberetse uko imihanda imeze. Iki kigo cy'amashuri kiri mu mudugudu wacu. Iki kibuga cy'umupira mwakinyuzeho hariya kiri mu mudugudu wacu. Akagari kaba mu mudugudu wacu. Biba ngombwa ko ibi byose mbishyiramo. Ngira ngo wabonye na hariya hasi ko dufite amazi yadusaniye ubakejo nayo wayabonye ko twashyizeho n'umuntu ari kuvoma. Iyi Karita rero ni ubwenge bwo mu mutwe witeke yarahaye umuntu. Biba ngombwa ko nyishushanya kugira ngo igi dufashe umunsi ku wundi. Kandi noneho ubu hari nk'igihe nka ushobora kwicara ukavuga utari ko uwajya gusura ya kerebu tunese uko tugira ubuzima. Wenda wampamagara nkakubwira ariko ntago mpari. Ese ko ntunguye wenda utambwiye ukambwira utari ko byanga bikunda ngo ngutunguye ariko ndaje. Ngewe ugeze mu mudugudu nkabwira undi muntu nti muhiyo Karita. Iyi Karita ushobora kuyirebaho ugahita umenya ahantu uri bugiye. Wenda umukameramani dufashe neza dutembere kuri ino Karita gato ugende dusobanurire. Wenda tubwire nk'ahandi umuhanda ujya kwa Pereizda kwanza ari wewe duheraho. Dore nguyu umuhanda ujya kwa Pereizda nguyu urakomeje, n'uyu mwamanutsemo muturutse hano mutundi tugari. Uyu mwajemo wose uca ku mashuri ni umuhanda wabazanye. Mugeza ku kigo cy'amashuri nyine urabona mwinjiye ku ikarita yacu. Ubona ikihe kigo cy'amashuri? GS kitazigurwa. Mumaze kwinjira GS kitazigurwa uyu muhanda wabakomezanije. Ubu turimo turawutembera turaza kubera kurimo kuza mu mudugudu wanjye handi muri kerebu tunoze isuku tugira ubuzima. Uraza ugeze hano ku biro by'akagari kubera ibi byapa ari byo bikuyobora bikwinjiza mu mudugudu. Hano iyo ukomeje umuhanda ujya kwa Pereizda uba winjiye mu wundi mudugudu bita Amagaju. Noneho iyo ukasaha ngaha nyine uhita kuyobora bino byapa ukaba winjiye muri wa mudugudu kerebu tunoze isuku tugira ubuzima. Bivuga ngo rero umaze kuwinjiramo uratembereye uraje uje kunshakira hano wansize. Cyangwa nakubwiye ko uri bunsanga hangaha. Cyangwa se nakubwiye ntuze wowe nugera hano ukate uze unsanga hano ku kibuga cy'umupira. Uramutse ugeze hano ugakata hano munsi y'urusengero uraza ukajya hano mu kibuga cy'umupira. Hari ikibuga cy'umupira? Kirahari. Ugeze hano ku kibuga cy'umupira ukahansanga. Urareba uyu ni umuhanda udefanda ugaca inyuma y'ikibuga cy'umupira. Iyo ushatse ugera hano wakwinjira ku rusengero ukongera ugakata usubira hehe ku kagari. Ariko hano ku kibuga cy'umupira iyo uhageze mfite kutagusubiza muri uriya muhanda ngo nkuzane hano muri uyu mudugudu muri iki gice. Ahubwo nkaba nakumanukana hangaha nkakujyana nkutembereza none nkakujyana muri uyu mudugudu mugari. Uri ahangaha umanuka uduhuza n'akandi kagari. Ajya kwa Pereizda buri abatuye mu mudugudu w'Amagaju. Ni mu Magaju. Abaruba mu Magaju. Kwa muturanye na Pereizda s'ubundi mu byakira muti? Tubyakira neza bituma duhuguka n'umuturanyi turababarura nta kintu bidutwaye nta tubangamira natwe ntumubangamije. Pereizda senda murakorana nk'umuganda kwa kundi bavuga ati tugiye mu arabukora umuganda rusange. Hari igihe kiba ngombwa umuganda rusange yaba ari buwukore akaza akadusanga bakatumenyesha ko umuganda uhari tugakorana nawo umuganda twawusoza gataha. Wenda wisanze uturanye hano hafi no kwa Pereizda. Ubundi kuva hano tugera kwa Pereizda bura ni nk'igihe kingana iki n'amaguru? Ntabwo ari kinini, ni nk'ikilometero kimwe cya kimwe n'igice. None ni hafi. Ni hafi. Rero muturanye na Pereizda tuba twumva dukomeye. Akantu k'ubwoba se ni uramunya mugira ngo kavuga ati duturanye cyangwa wenda.
uriya ni umunyarwanda Imana yahaye umugisha imuha umugisha kugira ngo abane n'abanyarwanda bose nta mpamvu rero yo kwikanga cyangwa aya wenda tuvuge imodoka za perezida zinyuze hano agiye mu rugo mwumva mumerewe muti nta kibazo na kimwe turavuga tuti umuturanyi yaje nk'uko twabakiriye nk'abakizi turavuga tuti uwo ni umuturanyi kandi n'umushyitsi n'ibyo tubifata nk'ibisanzwe perezida se wenda aranyura nko muri ibi bice ari gutembera n'amaguru ntabwo uramubonaho cyangwa ari nko gukorera nk'isina ibyo ngibyo ku muganda rusange yazikoreye aricyo gikorwa kiriho ndamubona nta kibazo ni nk'ibihe bintu uba wumva biteye amatsiko wenda kwa perezida sinzi niba urahagera ibintu biteye amatsiko se ubu ni iki ko ari umunyarwanda kandi tukaba tumuzi mu rugo rwese urashyikayo buse nkanjye wenda kereka abantu bakorayo nkanjye inkorayo ndi umumama mukuru ntacyo nama njya gukora rero ariko mwumva nyine mutuje nk'abantu batuye nta kibazo na gito umutekano ubuhari hungu be nta kibazo tuba dufitanye nta kibazo na kimwe dufite muri aka kagari n'ukuri ni ishema mbese ni ishema dutahira nibi byose tuba tugomba kubikora kugira ngo tuke tumere neza nawe nanabyumva ajya avuga ati burya aha hantu harasobanutse ariko nk'uyu muhanda buriya wakoze ujya kwa perezida yawubonye arawumenya ashobora kuza wenda kare akavuga ati ni umuhanda ugera kwa perezida akabimenya akabimenya yabimenya kuko nkuko nanjye mbikwereka nkakubwira nti aha niho uca bimeze gutya na gutya n'undi yabimenya nta kibazo akandi wenda gateye amatsiko kuri iyi karita yawe ni nk'akaye wenda umuntu ashobora kuvuga ati kagufasha cyane kuri iyi karita yagutwaye nk'igihe kingana iki kugira ngo uyikore ntago yantwaye igihe kinini cyane kuko maze kubitekerezaho nabitekerejeho nyine umuntu ari muri kerebu umuntu akavuga ati bizajya idufasha igihe cyo kugira ngo turebe ingo zacu turebe uko bimeze tuyereke abantu baje tubereke umudugudu wacu nk'ubu urabona mwadusuye ariko ntago muri buzenguruka umudugudu wose igiteye amatsiko rero ni ukuvuga ngo mpita nkubwira nti ikarita nayikoze kugira ngo urebe uburyo umudugudu wacu uforomye nubwo utabashije kuwuzengurukamo ariko ubone ko nta kibazo gihari umudugudu wacu rwose kerebu tunoze isuku tugira ubuzima duhagaze neza muhagaze neza cyane tugushimiye cyane urakoze nawe urakoze tukaba twamwiza cyane anatubwira ko yanakoze ikarita ni ikarita iriho n'imihanda yerekana n'isi n'urusengero ujya no gusenga nizere nyine ndasenga ndi umwangirikani uri umwangirikani ariko se buri iyi karita koko wayikoze wagira ngo iminsi ingahe nayikoze umunsi umwe koko iyo ikintu wakishyizemo wihaye kugikora uragikora aya mazu ari aha buriya n'ubundi niho twayasanga nk'ahabura ni kwande aha ni akagari aka ni ibiro by'akagari kacu risi ibendera hajya akagari kanyu uyu mudugudu wanyu ufite ingo zingahe ufite ingo 40 ubundi wari ufite 82 gusa aya mazu nk'aya mazu impamvu utayasangaho aya mazu urabona ari munsi y'akagari ku muhanda hari abantu rero bagiye bimuka ku mihanda gutya wabonye ko ntango nyinshi zihari ushobora kuhagera ubuntu yahasanga ariko nk'aha ni kwande se ubwo ahangaha iyo umanutse gutya hano irahari inzu ahangaha urabona ko cyari ikibuga cya kabiri ikibuga cya mbere ngiki uyu muhanda winjira hano wawubonye uturutse inyuma y'ikigo cy'amashuri iyo umanutse hano inyuma y'ikigo cy'amashuri urabona ko dufite imihanda ibiri turimo hagati yayo uyu muhanda rero niwo wambuka ukaduhuza n'akandi kagari bivuga ngo rero hano iyo umanutse ahangaha munsi y'amashuri ukata ahangaha izi nzu nagenda nkazikwereka wambwiye wo kwa perezida n'uyu n'uyu wo hejuru uyu mwakomejemo kuva mukinjira muhanda w'igitaka muva muri kaburimbo urakoze cyane murakoze namwe nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda